ibyo bintu birindwi umuntu agomba gukoresha buriya tuba twigisha abantu kwirinda. Yego. Memo haba mu rugo, haba muri famiye, umuntu wese uzi ko atakubaha. Avuze hari cyagambi ikintu cya mbere. Guard your attention like a gold. Ubwitonzi bwawe uburinde. Attention. Ikintu witaho. Ubundi banga rya mbere umuntu gusuzugura umutega amatwi. Kandi ntugire reaction. Guard your attention like a gold. Burya umuntu ufite zahabu nawe urabizi. Nukuvuga ngo kumutega amatwi no guceceka no kwirinda bigire zahabu. Aba ari byo bintu ugira iby'agaciro. Kandi icyo gihe wirinde kakubwira wubitse umutwe umurebe. Najya hari ugihariya umurebe gusa. Muhanga amaso. Kuko aravuga akavuga amagambo yose akamushiramo. Agategereza iri gusohokamo. Yes. Wanyumvise? Nakumvise. Okay, merci. Karekera. Oya dukomeze. Ako ngako aho ugejeje ndi kukumva ndi gukurikira. Wabyumvise ariko buriya. Kuko we agenda aba shameless. Uko avuga akavuga. We akagenda ubwe yikoze isoni, we wagumanye gold yawe. Ukareba body language. Ibimenyetso by'umubiri. Uko avuga. Ukuntu akora, uko abyinisha amaguru, ukamureba. Icya kabiri. Silence is your sharpest weapon. Guceceka kwawe ni intwaro yawe. Icyayi. Yavuze, yaropotse, wowe wacecetse. Yakasara hindukira aramanuka arazamuka. Intwaro yawe icya no guceceka. Yego. Kuko guceceka kwawe kumutera ubwoba. Yego. Si icya kabiri. Yego. Attention, umutega amatwi. Nka zahabu. Kabiri guceceka nk'inkota ityaye. Uno muntu iyo ucecetse ntabwo abazi icyo ucecekanye. Kuko utavuze. Aragusuzugura. Yego. Akeneye kuvuga akabona ibyo yongeraho. Narakubwiye ngo mu rukiko burya umushinjacyaha azana ibimenyetso bike. Ibyinshi bibikura kuregwa. Ibyo yivugiye. So go keeping a silent the sharpest weapon. Intwaro yawe ityaye y'ubugi. Yes. Kubwira akantu ka gatatu. Ndacyagukurikiye. Kubwenge ariko nushima tukadebateho. Karavuga ngo withdraw strategically. Withdraw irotire. Isubira inyuma ariko ufite uburyo buri strategic. Ikinyarwanda reka hari amagambo ntari kukibonera. Mu buryo withdraw strategically ni nko gusubira inyuma ariko strategically. Wisubira inyuma wiruka. Bundi mu bantu twabaye muri force cyangwa ngo nyambihisha. Mbisubiyemo. Kuba narabaye umusirikare w'inkotanyi. Nkabohora igihugu. Ngahagarika jenoside. Uyu munsi nkaba mari. I'm proud of it. Inkotanyi mwarakoze n'abandi bose mwafatanyije. Njyewe umuntu utari kumwe na leta sindi kumwe nawe. Oya, ntukabe kumwe nawe rwose. Nashaka azakore amvire kuri cano. Nagende. Cyo kuza ko igihugu ariko it's okay. Yego. Hari icyo bita burya mu kurwana. Habamo kwa advancing. Ubwo no kujya imbere cyangwa hakabaho flanking attack. Ntabwo nabimenye. Nukurasa uturutse mu rubavu. Hakabaho sniper. Nkaya strategy Imana yahaye Dawidi. Hakabaho sniper. Habaho kidnapping.
aho n'ibindi bitaro ntakubwiye ko si ntibikureba. Ariko hakaba indi strategy ikomeye bita withdraw, strategically gusubira inyuma. Ariko n'Abafaransa barabivuze pour mieux sauter il faut reculer. Ariko urarokira gute? Strategically. Mu bwenge abasirikare bararwana mugasubira inyuma, mugatangira gutegura urugamba, mukiyeruganiza mugasubirayo. So rero igihe cyose ko umuntu agusuzugura mwikureho, ariko mu buryo buri strategically. Hana kuvaho hubuka ngo nagiye ono. ntabwo tubyumvise neza. Umuntu aragusuzugura, ibitekerezo byawe bibona nkaho ntacyo bimaze. Iyo strategically tubijyane tubisanisha n'ubuzima busanzwe, kandi uri kubibona. Arashaka wibasaba, wibereka ko unaniwe, wibereka ko urushye. Yego, kwa gusuzugura icyo gusuzugura aba ari icyo ukora kugira ubone ko ushoboye. ni ukuvuga ngo wimwereka intege nke zawe. Si ngombwa ngo witabire ibirori bye n'ibindi bintu. Wimwereka withdraw strategic, wimwereka ko ushonje, kabone nubwo yaba afite icyo akuri bugufashe. Burya utaguhaye undi yaguha. So warubizi utampaye n'undi yampa. kuko igena Imana yakugeneye uwo munsi nta mugabo warihagarika, kandi ntabwo rica mu muntu umwe. Niba ryari guca kwa Jeri akifunga, yego, aca kwa Joseph. Igeno ry'Imana ry'uwo munsi Imana yangeneye, we nta mbaraga ufite yo kurihagarika. se ntubizi ko hari abantu bavuga bati jewe urugero rwa mu gitondo ndagufite, ndamuzi. ntabwo muzi. Nzi ko yasenze, nta nubwo uzi isura ye. nese Joseph kagiyeyo ndazo bavuganye, ntabwo bizi. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe, ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana. Wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Suje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikiye aho uherereye hose. Aho uri tureba ni kumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda, abumva bakanavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, namenye ko harimo n'abifashisha dubbing bakatwumva kuko birabafasha cyane. Turabasuje rero mu bice byose bitandukanye. By'umwihariko tubifurije ukwezi gushya kwiza, kuzababere kwiza. Murabizi ko icyumweru cyacu tugitangira ku munsi wa kabiri. Rero ko ejo hashize hari tariki ya mbere, uyu munsi ni tariki 2. Tubifurije kuzagira ibihe byiza. Imana izabane namwe, ibyo muzakora byose bizababere byiza. Imana izabarindane n'imiryango yanyu. Amazina ni Jere, turagarutse n'ubundi ndi kumwe na Mushumba wambaye neza. Waramutse. Naramutse amahoro, ndashika Imana n'abantu bayo bose, kandi umutima wanyu uguwe neza. Amen. Uyu munsi rero ugiye kutuganiriza iki? Iki cyumweru hazazamo inzozi ebyiri gusa. Nshaka abantu biga ibintu by'ubwenge. Yego. Ndubonye naje nambaye costume gutya, ntabwo mba ndivuga bya bintu usanzwe uzi. Yego. Ndashaka ko tugani igihe cyose uhuye n'umuntu ugusuzugura. Igihe cyose uhuye n'umuntu ugusuzugura, utakubaha, yego, ugufata nk'uko ubonye, ni iki wakora kugira ngo ubashe kumunaniza, kumutsinda no kumwereka ko akwibeshyaho?
yego mpora nkubwira buri gihe ngo shimishwa n'umuntu unyibeshyaho kuko unyibeshyaho ntiyamenya aho ndi ntabwo yagufata ntiyagera ku so ntego ze. never react, never explain, just ignore. ntuzisobanure ntuzashaka ibintu byinshi nta react wikwereka ko burya umuntu wese ugusuzugura wagira ngo arebe kubabara, kandi igihe cyose usohoye amarangamutima yawe y'umubabaro, y'agahinda, y'amarira, n'ibyishimo buriya birenze nabyo rero ntugire reaction, ntiwisobanure, byinyure, birebe nkaho utazi ko byahabaye. Ngibyo ari by'ibintu birindwi ugomba gukoresha kugira ngo uwo muntu utakubaha umunsi umwe azamenye ko wowe wiyubaha. uzi ko muri ibyo bintu uvuze birakomeye, ariko ibikomeye cyane, agakomeye cyane ni akantu bita never react. gakunda kuzonga abantu, kuba wakontorora amarangamutima, kuba utarakara, kuba utavuga nabi, kuba utakwerekana nyine amarangamutima, ubushobozi bwo kuyatsinda ugaceceka. So rero nifashishije ibitabo bitandukanye, nifashisha abafilozofi batandukanye kugira ngo ndebe ko ibyo ntekereje atari ibyanjye, ahubwo hari n'abandi bantu batekereje batyo, yego, kandi byagirira akamaro sosiyete. Never react, never. Ariko ntibidukundira kubera ko tuba dushaka kurwana, kwemeza abantu, kareka ko turi overpower. no, mushyire hasi utavuze. Buriya ibyo bintu birindwi umuntu agomba gukoresha, buriya tuba twigisha abantu kwirinda, yego, memo haba mu rugo, haba muri famiye. Umuntu wese uzi ko atakubaha avuze hari cyagambi, ikintu cya mbere, guard your attention like a gold. ubwitonzi bwawe uburinde Attention, ikintu witaho. ubundi banga rya mbere, umuntu usuzugura umutega amatwi kandi ntugire reaction. Guard your attention like a gold. Burya umuntu ufite zahabu nawe urabizi. Ni ukuvuga ngo kumutega amatwi no guceceka no kwirinda bigire zahabu. aba ari byo bintu ugira iby'agaciro, kandi icyo gihe wirinde kakubwira wubitse umutwe umurebe. Najya hari ugihariya umurebe gusa, muhanga amaso, kuko aravuga akavuga amagambo yose akamushiramo, agategereza iri gusohokamo. yes. Wanyumvise? nakumvise. Okay, merci. Arekera. Oya dukomeze ako ngako, aho ugejeje ndi kukumva, ndi gukurikira. Wabyumvise ariko buriya kuko we agenda aba shameless, uko avuga akavuga, we akagenda ubwe yikoza isoni, wowe wagumanye gold yawe, ukareba body language, ibimenyetso by'umubiri, uko ukareba avuga, ukuntu akora, uko abyinisha amaguru, ukamureba. Icya kabiri, silence is your sharpest weapon. guceceka kwawe ni intwaro yawe. Icyayi. yavuze, yaropotse, wowe wacecetse. yakasa, arahindukira, aramanuka, arazamuka. Intwaro yawe itya ni uguceceka. yego, kuko guceceka kwawe kumutera ubwoba. yego, icyo si icya kabiri. yego, attention, umutega amatwi nka zahabu. Kabiri, guceceka nk'inkota ityaye. Uno muntu iyo ucecetse ntabwo aba azi icyo ucecekanye, kuko ubundi utavuze. aragusuzugura. yego,
akeneye kuvuga akabona ibyo yongera. Narakubwiye ngo mu rukiko burya umushinjacyaha azana ibimenyetso bike, ibyinshi bibikura kuregwa ibyo yivugiye. So no keeping a silent is sharpest weapon. Intwaro yawe ityaye y'ubugi. Yes. Kubwira akantu ka gatatu ndacyagukurikiye k'ubwenge, ariko nushima tukadebateho. Karavuga ngo withdraw strategically. Withdraw irotire, isubira inyuma, ariko ufite mu buryo buri strategic. Ikinyarwanda reka hari amagambo ntari kukibonera. Mu buryo withdraw strategically ni nko gusubira inyuma, ariko strategically wisubira inyuma wiruka. Bundi mu bantu twabaye muri force jya ntabwo nyambihisha, mbisubiyemo kuba narabaye umusirikare w'inkotanyi, nkabohora igihugu, ngahagarika jenoside, uyu munsi nkaba mpari. I'm proud of it. inkotanyi mwarakoze n'abandi bose mwafatanyije. Njyewe umuntu utari kumwe na leta sindi kumwe nawe. Oya, ntukabe kumwe nawe rwose. Nashaka azakore amvire kuri cano nagende cyo kuza ku gihugu ariko it's okay. Yego, hari icyo bita burya mu kurwana habamo kwa advancing, ubwo no kujya imbere cyangwa hakabaho flanking attack. ntabwo nabimenye. Nukurasa uturutse mu rubavu, hakabaho sniper nkaya strategy Imana yahaye Dawidi. hakabaho sniper, habaho kidnapping, hakabaho n'ibindi bitaro ntakubwiye ko ntibikureba. Ariko hakaba indi strategy ikomeye bita withdraw strategically, gusubira inyuma. Ariko n'Abafaransa barabivuze pour mieux sauter il faut reculer. Ariko urarokira gute? Strategically. Mu bwenge abasirikare bararwana mugasubira inyuma, mugatangira gutegura urugamba, mukiyeruganiza mugasubirayo. So rero igihe cyose ko umuntu agusuzugura mwikureho, ariko mu buryo buri strategically. Pana kuvaho hubuka nkonagiye ono. ntabwo tubyumvise neza. Umuntu aragusuzugura, ibitekerezo byawe bibona nkaho ntacyo bimaze. Iyo strategically tubijyane tubisanisha n'ubuzima busanzwe, kandi uri kubibona. Arashaka wibasaba, wibereka ko unaniwe, wibereka ko urushye. Yego, kwagusuzugura icyo agusuzugura aba ari icyo ukora kugira ubone ko ushoboye. ni ukuvuga ngo wimwereka intege nke zawe. Si ngombwa ngo witabire ibirori bye n'ibindi bintu. Wimwereka withdraw strategic, wimwereka ko ushonje, kabone nubwo yaba afite icyo aguri bugufashe. Burya utaguhaye undi yaguha. So warubizi utampaye n'undi yampa. kuko igena Imana yakugeneye uwo munsi nta mugabo warihagarika, kandi ntabwo rica mu muntu umwe. Niba ryari guca kwa Jeri akifunga, yego, aca kwa Joseph, igeno ry'Imana ry'uwo munsi Imana yangeneye, we ntambara ufite yo kurihagarika. Sinubizi ko hari abantu bavuga bati jewe urugero rwa mu gitondo ndagufite, ndamuzi, ntabwo muzi. nzi ko yasenze, nta nubwo uzi isura ye. nese Joseph kagiyeyo ndazi uwo bavuganye, ntabwo bizi. ninde wahagarika icyo Imana yakugeneye? ntabwo bumvise ibyo ari byo, ariko ngiye kubivuga nubwo utantumye. ni umuntu uhesheje umugisha. Simuzi, ntabwo umuzi. nuko ndebye muri tiruwari isanga harimo akantu, ahubwo bagende bafashisha umuntu. ndamuzi. Joseph yari amuzi se? Ndagira ngo umenyeshe ngo iki ni ikimenyetso cyo gukora withdraw mu buryo buri strategic. Noneho ubwo umugisha w'Imana ni nk'umuyaga, ntabwo wawufungira, cyangwa ni nk'umwuka. ntacyo wawukora. Urafunga urugi uca mu idirishya, ufunga idirishya uca muri costa. mu bantu. Yego, n'ikindi gica mu bantu. Icyo Imana yagennye ku buzima bwawe niyo X yagihagarika, Y araza kugikora. Niyo mpamvu ntabwo batujya tugira. Burya uzatinye ntuzakora ikosa nk'iryakozwe n'umugabo umwe
buriya Sawuli arambabaza muri Bibiliya. Kabishwe n'ubundi yari umwami ushakwa n'abantu akaba n'uw'abantu. Bamusabye kugigira ugari ngo ategereze. Hashize iminsi 7 Samweli ataraza ngo iby'ubwami bivamo, arigendera ajya kuba umutambyi kandi ntibyemewe. Nta muntu wambara amakanzu abiri, jya muri politike cyangwa mu pasiteri. Mpamvu abantu benshi baferinga bashaka kubyina injyana ebyiri icyarimwe mu ndirimbo imwe, ntabwo bikunda. ngo agitangira gutamba kandi si umutambyi, yego ntakomoka mu batambyi. oya, agitangira gutamba Samweli arahagera ati ibyo wakoze ni biki? Ngo nabonye abantu bagiye kunshiraho ndatamba. We yitiranya abantu n'Imana. Rero bareke abantu nubwo bagenda bakagushiraho, ariko Imana muri kumwe ntacyo waba. ahantu tuhatinde kubera ko hari ibyo abantu baciyemo n'ubu bagicamo, n'ubu turi kuvuga n'ubu duteze amatwi cyangwa dukurikiye agicamo. Hari ibyo yitaga amahirwe, abantu bakabimusuzugurisha. Ba bagabo bati ndabanogora amaso mbigire igitutsi, ariko we arabyanga, akumva ko Imana yamutaye. Urumva we ubwinshi bw'abagiye yibazaga ko bungana n'Imana, kandi twe ntabwo turebera Imana ku bantu batuzengurutse. Ushatse kurebera Imana mu bantu urayoba, ahubwo urebera abantu. Urera avuga ati nabonye bancitse, ndavuga ati ibyo ukoze Imana iguciye ku. Birashoboka ko abantu baba badushagaye ariko Imana itadushagaye. Ahubwo se amaboko y'abantu akigufasha y'Imana azamo. Urabyumva? Sawuli rero we yibwira ko abagi n'Imana yagiye, avuga ati reka ntambe kuko ariko ibyo abantu bashaka, kandi nari umwami. Hari abantu bigira ukuntu, reka mpinduke kana katababa, reka niyoroshye runaka tugendane, reka niyoroshye kana kamuha ibi ngibi, atagenda yinuba, atagenda mvuga nabi. Reke bagende kuko Imana ntiyagiye. Ntabwo yagiye. Uvuga rero ngo withdraw strategically, subira inyuma n'ubwenge. Kandi iyo usubira inyuma ntabwo umutere bitugu, inyuma mureba mu maso. Ese ko hano ufite ibi, urabona ejo bundi navuye i Musanze nazanye ibirayi, ariko hari n'ibindi byari bihari, waje tukaguha ku birayi, uti mwasanze ntabwo bikenewe cyane. Ntabwo aguhaye ibyo bazanye, aguhaye ibyari bihari kugira simvuze ngo ndabifite, mbwira ko atari ngombwa. Hano ufite agakoti katakinkwira, ngwino nkaguhe. Nuhagarara mu rusengero utere haleluya, ati yo namuha ikote ntiyari kuza, hari amavuta ntabwo yari kuyabona. So rero strategically ni ukwerekana ko atanahari ntacyo bitwaye, anahari ntacyo binunguye. Byose kuba hari ntacyo bivuze, kuba ntacyo bivuze. Mbega uba wamwignorinze tu, nta reaction, nta kwisobanura, just ignore. Nagomba kuza ariko simuretse, it's okay, nta kibazo. Ariko iyo nza kuzajya kugira akamaro, yego it's okay. Araza kumbaza ngo ariko byose bihora ari okay. Ya mvugo yamushuvuga ngo all's well. Uhari, udahari, waza, utaza, wansura, utansura, n'ubundi uransuzugura, all's well. Byose ni amahoro. Ngiyo wizidro nayumvise, kandi wanyenyeraho ikintu ngerageza nkakiguha. Mvuge ndashaka kwegama, ariko mbona amugani ntazi no gutera. All's well, byose ni amahoro rwose. Uyu munsi nakujya umbwira ngo nivugira ibintu byose. Oya ntacyo icyo bivuga. Yewe munsi mu gitondo madamu yanganirije ijambo ngo ndanezerewe.
yambwiye ijambo nifuzaga ko numva yavuga. Buriya kudatera imbere kw'abantu yego abenshi si ubuswa bwabo, ni ubuswa bw'abandi. oya ni ukutamenya ko ahari imizigo hose hagomba umuzamu. Urinze imyumbati n'ibigori asa n'urinze banki, ntabwo basa. iyo ufite ubuzima bubi nta muntu umenya naho uba umeze nk'uwirukana inyoni mu bisheke cyangwa mu miceri. wamara gutora akantu gahindura isura, they locate you. ntawe utaba mwene wanyu. ikimuzanye ni iki? ni ukuza kuvunisha karitarera, ashikuza, ni ukuza gushikuza umwembe utarahisha, akawurisha umunyu. ni ukuza kukubuza none ugasanga akarori kose, ibintu byose barashaka kugira ngo natwa kagasuse katuma gutera imbere kaze gakubite hasi. Hano hari ibintu ntarabona muri iyo ofisi yawe, nyamara abandi nyine hahandi nyine hari agatara kari kumurika. So ujya ubibona ukuntu udusazi n'uduke twose tuza tuguruka kubera iki? Kubera ko ariho hari urumuri. Nyine ako gasuruse kaba gahari kuko wateye imbere, kuko hari icyo Imana yakoze. They locate you, baragushakisha. Twe guca ku ruhande. Invitation ko ntajya nzibona bagutumira buri munsi, ntabwo icyo utahubukwe. Chebese. Withdraw strategically. That's the answer. Please. Wayimpa online, wayimpa mu magurupe bakagushyiramo. nta gurupe mugereka z'itorero nkeya kuko abantu impamvu muri famiye badatera imbere, yego utangira kurabya reka twiyongeze, bagatangira gusoromana dukeya rufi, yego kandi abandi iyo bakunyuzeho bo ntibaguhamagara. Twatinze kuri withdraw strategically, kandi n'ukuri kwiyambura bantu turiyambura abandi. Akunda kurya ibyacu nta byabo bazana, abatuvuga nabi tudahari, abashima uko batubonye, abadusuzuguza imbere y'abantu, tuvuga ngo nta reaction, nta kwisobanura, just ignore. Icyakane, the mind breaking effect of ignoring. Nuvuga ngo ya mind yawe igomba ku breaking effect, guca intege. abantu bakignoringa bagufata like a useless person. Ntacyo ashoboye, uriya umuhamagara aramubona, aboneka nk'ivumbi mu muhanda, kuko baratekereje. Ariko by'ukuri no kwinjira kubabaza amarangamutima. Nje buri mpamvu umwe bwabera tuganira, buriya igihe cyose amarangamutima azahora ababaye, n'amahitamo y'abazaba make. Buriya nongere mbigusubirire. Niyo mpamvu navuze ngo twari ibyo mfite ntacyo bintwaye, ariko hari utagomba kugera mu mahoro yawe n'amarangamutima, kuko iyo ngiriye amahoro mu bitekerezo, peace of mind, umbuza gusinzira. Mbuza gusinzira nkabura free of choice, uburenganzira bw'amahitamo yanjye. Iyo nyabuze rero ngashaka kugendera ku nduru zawe, uhitamo amakosa yanjye arapfa. Gerageza siba amakosa yose wumvise mu magambo yavuze akubwira. Kuko hari igihe avuga cyane akavuga n'ibiri ukuri. Hanagura, kuraho, kandi ntumubwire ko wabikuyeho. Cya gatandatu, build. Kambi kubwire gutya, ubaka intwaro zawe mu buryo butandukanye. Ubaka ibikoresho mu buryo bwawe, ubaka uburyo intwaro in different ways. Uburyo ukoramo, uburyo uvugamo utuntu twawe twose, uburyo uvugamo in differences. Bango wowe niba bazi ko iyo umuntu abwiye ngo uri mbwa urakara, navuga ko uri mbwa useka.
niba bazi ko umuntu akubeshyeye umujinya ukurya nakubeshye ruseke. niyo mpamvu ku ka kabiri navuze ni izo mbaraga zo gutsindagira amarangamutima ntatuganze turazikeneye. Ugomba kuzikushaka wabishaka utabishaka. Yego. Niba ukeneye kubaho uri mu mavuta uri mu mwuga wera unezerewe icyo kintu ugomba gukora. Intwaro zitandukanye. Yego. Niba ushonje wibunze umunwa cyangwa inda yawe. Yego. Niba uvuga ko ushonje bagutubira mu ikuzi isahani shyiraho utuntu duke ukoresha ikanya ujye unihanagura ku munwa bidafateho nk'umusirimu wahaza. wikuzuze ngo isosi igende imeneka. Turaturika muze kureba uko ameze mbite nkora difference we. Yego rata. Tureba n'icyara kimara vuba ahubwo sinyimara. Tubwo ari we araza saa 4 agerera ku isaha ushaka. Timuhaye fanta aranywa akanakonoza. Yica gahunda uwo munsi nyubahiriza. Ndamuza arakazwa ni mubivuge murebe. Bagasanga nubatse intwaro in different ways. Aho guseka ndarakara, aho kurakara ndaseka, aho kumwenyura afunga umunwa, aho amwenyura ukashakira hose ukambura. Ifi mu mazi. Yes. Ikintu cyanyuma kizaguha imbaraga. Umenya gucalculating amagambo yawe. Kubara amagambo yawe. Bara amagambo yawe. Ayuvuga ibikorwa bye. Bari ntambwe zawe. Calculating everything imbere y'umuntu utakubaha. Ibyo. Kuni gute ndi buvuge imbere y'uno nigeze kujya kubwiriza ahantu hamwe muri 17 babwiriza ijambo rikomeye ngo mu gihe utabikeka nibwo Imana ibikora. Mu gihe utabikeka nibwo Imana ibikora. Utabikeka bazanira inkuru za Zakariya 85 umugabo atera indi saha yari yose. Umukecuru we n'ibikunda. Nabwo ngo babuze abana bari urubyiruko babura abana ari bato babona umwana mu myaka 85 aho batabikekeraga. Maze kurisobanura umushumba nkunda cyane uvugisha ukuri ngo nubwo tukurwanya ariko turusha ijambo ndemeye. Wabayifura arabivuze. Burya se nawe urimo ngo ntabamo inkurwanire bamitana. Urumva rero ahangaha ugomba gucalculating. Uriya nko mwivuga butumwa giye ntabwo waminota 40 ngo gikoresha ndayigabanya. Ntabwo yigezaho. Kandi ikindi kizagufasha kumenya ko umuntu akwanga atakubaha. Hari ukuntu telefone yisonnye mukivuga ngo aro kubera ko uri attentive wumva. Utamva ikintu cya hypocrisy, ikintu cya ironi, ikintu cy'uburyarya. Akivuga aro irya kabiri na aro gemita nkuvumbura. Tom uburyo uvuze sanzwe nkuzi jeri wenda kuzi mvuramwe ngo ari nababaze ngo meze bitelevizo umuntu abwanitse abwanitse umutipa agiye ku tekinika atangira nkinjira muri tekinike za utabizi kuko uko wavuze mbere cyangwa nkumvuramwe ngo alo baramutse njye n'amakuru nyine ngo urumva ubwo nyine nkahita mbona kugiye kunkorera ikintu kandi nkaba nakivumbuye. Kubera iki? Ijwi rya bwa mbere uko wavuze kubera attentive ya nyina nifite no kubanzi wuriwe bigahita bimbwira ngo hari ikindi kintu agambiriye. Icyo gihe bimfasha iki?
hari igihe usanga icyo ugambiriye ari cyiza Yego. uzi ko ari kibuntezi ugasanga agiye n'amaze kubona ko ari cyiza. Burya mu gutega amatwi, mu kumva no kwanariza no kwirinda kugira reaction iri externe, you need reaction iri internal muri wowe ukagira reaction ariko we ntuyimwereke. Yego. Tuvuga uti ntabyo ndi bukore, ntaho ndi bujye, ntaho ndi bugire gute, kambwira ngo oh sorry, kuki utabimbwiye kare ngo mbitegure, ubona ateguye indi gahunda. Ngaho mbaza ngiheze gahunda ye nateguye kuryama kandi ngomba kuryama, kandi sinkubeshye. Niba nateguye kuryama utabimbwiye wimbyutsa muri gahunda zawe, kuko umuntu utakubaha ntakubwirira ikintu mbere, akikubwira gutunguye kuko azi ko agusuzugura. isaha yari yose agomba icyo gihe rero nabwo ntisimboneka kubera icyabaye iki, hari ibindi nateguye. So Imana ibaho umugisha. Ni ibyo bintu tubonye 7 ugomba kubaho. Never react, never explain, just ignore. Iyo umuntu atakubaha gusuzugura, ntuzarigere action iri externe, ni internal twavuze. Cya kabiri ntukisobanure, kwisobanura wirega. Gatatu kumva no gutega amatwi bigire gold, guceceka bihinduka intwaro ikomeye y'icyuma, kandi ugomba kwitandukanya nawe gahoro gahoro mu buryo buri strategique. Ikindi ubwonko ugomba gusenya ibyo byose abantu bagusuzuguye, hanagura amakosa cyangwa ibindi byose yakuvuze mumva. Icya gatanu ubaka intwaro mu buryo butandukanye. Yego. Cyandiza kumwe n'ibikorwa. Gatandatu calculate, bari amagambo, bari ibikorwa, bari ako naho kakare ndi gusoza jeri. Burya abantu ntago bazi kwikunda. Ndagira ngo uhereye uyu munsi adukurikiye kwikunda, igakwiha umwanya, igakwiha amahoro, yego, igakwirinda. God bless you so much. murakoze cyane.